twongeye kubasuhuza mwese mukomeje kubana natwe mu makuru turimo kugenda tubategurira umunsi ku wundi, kanizere ko aho muherereye hose mumeze neza cyane. Mboneraho kubaha ikaze kugira ngo tubane mu makuru nabateguriye muri aka kanya. Amakuru yo muri aka kanya rero tugiye kunyarukira mu karere ka Kamonyi, ahantu mbona hari kuvugwa inkuru mana yanjye. Harimo kuvugwayo inkuru iteye ubwoba kabisa, inkuru y'agahinda aho umugore yica umugabo bapfuye ibiryo. Ni amakuru ababaje cyane rero, akaba ari amakuru mbona rwose umugore ubwe yiyemerera, ni umugore wishe umugabo amuhoye ibiryo. Niyo nkuru tugiye kugenda tureba, wumva ukuntu yaje kuba yamwivugana. Namwe mwaduha ibitekerezo, urumva byari kugenda bite ibintu yakoze, urumva ariko yakagombye kubikora. Isi turimo rero irimo kugenda ihinduka umunsi ku wundi. Reka twikomereze kuri iyi nkuru yacu. Mu karere ka Kamonyi haravugwa inkuru y'umugore w'imyaka 33 y'amavuko wo mu murenge wa Runda muri aka karere. Uyu mugore rero akaba akurikiranweho kwica umugabo we, babanaga nk'umugabo we yari umugore we, ariko bakaba batari barasezeranye byemewe n'amategeko. Uyu mugore akaba akurikiranweho icyaha cyo kwica umugabo we amujombye icyuma cya nanjaro cyangwa se akayuya. Uyu mugore rero yemera icyaha, akavuga yuko impamvu yakoze ibingibi akihekura akemera akica umugabo we ari uko uyu mugabo yaje yasinze. Ubwo yatahaga yaje yasinze ari ku mugoroba. Ageze mu rugo uyu mugore agaburira uyu mugabo ibiryo. Umugabo aho kugira ngo arye ibiryo agaburiwe n'umugore we, umugabo yabiteye umugeri ibiryo birameneka. Aba bombi rero bakaba bari basanzwe babana mu makimbirane. Uyu mugabo ngo akaba yarateye ibyo biryo umugeri ngo kubera yuko uyu mugore yanze kumubyarira abana. Uyu mugabo rero agitera umugeri ibyo biryo bikameneka, bahise bafatana bararwana nyakurwana, bararwana ibi byo kurwana. Nyuma umugore urumva yarwanaga n'umuntu utazi ibyakora wasinze. Umugore ngo yaje kuba yahita afata icyuma kiri mu bwoko bw'akayuya cyangwa se nanjaro, ahita akijomba umugabo we mu izosi. Ako kanya umugabo we ahita apfira aho ngaho, nta n'ibintu byinshi cyane. Umugore rero akiregura avuga ati njyewe nta n'ikindi twapfuye yuko yaje akankubitira ibiryo umugeri, ibiryo njyewe mugaburiye nitekeye akabitera umugeri bikameneka. Nta n'ikindi twapfuye, ariko akavuga yuko ngo uyu mugabo nawe impamvu yari ateye ibyo biryo umugeri ngo ari uko yavugaga yuko uwo mugore yanze kubyarira uyu mugabo abana. Uyu mugore yanze kubyarana n'uwo mugabo. Ngo dufite muri iyi minsi n'akamunwa rwose. Iki cyaha rero cy'ubwicanyi bukurikiranwe kuri uyu mugore cyabaye mu ijoro ryo ku ya 12 Gicurasi 2025, kibera mu murenge wa Runda mu karere ka Kamonyi. Mu gihe uregwa akomeje kwemera icyaha, ntabwo ajya ahakana icyaha. We iyo bamubaza ahita ayemera icyaha, agahita avuga yuko nta n'ikindi bapfuye ari uko yari amennye ibyo biryo. Kibaza ese kumena ibiryo ni ibintu bishobora gutuma wahita wica umuntu uzi neza yuko kwica umuntu ari icyaha gihanwa n'amategeko, aho igihano cyacyo aba ari igifungo cya burundu. Uyu mugabo rero waje kuba yakwivuganwa n'umugore we, akaba yari afite imyaka 40 y'amavuko. Hari ingingo zihana iki cyaha rero sasa nk'uko biteganwa n'ingingo 107 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30/8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uyu mugore naramuka ahamwe n'icyaha azahanishwa igifungo cya burundu. Gahibaze kweli uzizi ibiryo nako icyaha cyarangije kumuhama kubera yuko nawe ubwe yiyemerera icyaha. Ayo nguko rero inkuru y'akababaro irimo kuvugwa hariya rwose mu karere ka Kamonyi. Urumva ko
imiryango dufite ubu ngubu, ingo dufite ubu ngubu, abantu dufite ubu ngubu, my friend, ni akasamutwe. Birababaje cyane bikomeje kugenda bibera hirya no hino. Ngereka ngane ku musozo mbashimira cyane mwese muba mwabanye nanjye, nizira ko muherereye mumeze neza, mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Turakomeza kugenda tubana mu yandi makuru n'ibindi biganiro birakomeza kugenda bitambuka ahangaha kuri Hot News TV. Ndabakunda cyane.